Hello bakunzi bacu, twongeye kubasuhuza kandi twongeye kubaha ikaze. Uyu munsi tubazaniye inkuru nziza, inkuru y'ibyishimo ku bakunzi ndetse n'abafana ba Rayon Sport, ikipe y'Imana. Iyi kipe nk'uko isanzwe iterwa inkunga n'ikigo cyangwa se n'uruganda rwa Skol, uruganda rwenga inzoga ndetse n'ibinyobwa bitandukanye, rukaba rubatera inkunga mu buryo bw'amafaranga ndetse no mu buryo butandukanye, burimo kubaha imyambaro ndetse no kubaha ikibuga cyo gukoraho imyitozo. Icyo kibuga kikaba giherereye ku ruganda mu Nzove, aho uruganda rukorera, ariko ikibuga kikaba cyari gisanzwe kirimo ubwatsi. Bitekerezwa cyangwa se hifuzwa ko ikibuga cyashyirwamo tapi kugira ngo gifashe abakinnyi kugira standard cyangwa se kwitoreza kuri standard y'ibibuga bifite amatapi, kuko ibibuga byinshi byo mu Rwanda bifite tapi. Akaba ari muri icyo gihe byahise bitangira, akaba ari bwo imirimo yo kuvugura iki kibuga cyo mu Nzove yatangiye. Ubwo imirimo yatangiraga, ubuyobozi bwa Rayon Sport bwahisemo kujyana ikipe cyangwa se ko ikipe izajya ikorera imyitozo ku kibuga cyo ku Ruyenzi ndetse no ku kibuga cyo ku Mumena. Ndetse ubu ngubu imirimo yo kuvugurura iki kibuga ikaba igeze kure, dore ko tapi yamaze kugeramo. Igisigaye akaba ari ugutunganya neza icyo kibuga, ibijyanye nacyo gushyiramo ibindi. Bikaba biteganyijwe ko hazashyirwamo amatara ku buryo iyi kipe ishobora gukora imyitozo cyangwa se kuhakinira mu masaha y'ijoro, nk'uko ku masitade atandukanye hano mu Rwanda bisigaye bimeze. Imipira isigaye ikinwa mu masaha y'ijoro kubera ko abafana baba babohotse imirimo isanzwe, bakaba babasha kwitabira imikino. Ndetse muri ino stade cyangwa se kuri iki kibuga hateganyijwe ko hashyirwa imyanya abafana bakwicaramo isaga 1000, ku buryo abafana bajya bemererwa bakaza kureba imikino cyangwa se imyitozo izajya ibera kuri iki kibuga. Usibye Rayon Sport rero y'abagabo, tuzi ko Rayon Sport nayo isigaye ifite ikipe y'abagore. Iyi kipe nayo ikaba izajya ikorera imyitozo kuri iki kibuga, ndetse n'abana bari mu irerero ry'iyi kipe nabo bakazajya bahakorera imyitozo. Ikibuga rero biteganyije ko kizafungurwa cyangwa se kizatangira gukoreshwa muri uku kwezi kwa 11 muri 2022. Rayon Sport ikaba yatangira kuhakorera imyitozo, abafana bakongera bakayihasanga, bakongera bakajya kureba uburyo abasore babo cyangwa se inkumi zabo ziri mu myitozo. Turabashimiye ko mukomeza gukurikira ibiganiro byacu, tubasaba kanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu dukomeze kubagezaho bikomeze bibagereho ku gihe. Murakoze, ciao.